Uhora ushaka kumva ufite amahoro muri wowe ariko warayabuze. Uhora ushaka kugerageza kumva muri wowe wishimye ariko nabwo byaba bikaba by'igihe gitoya ubundi ukongera ukumva urababaye. Wibaza impamvu abandi babayeho mu mwuzuro w'ibyishimo, wibaza impamvu abandi babayeho ubuzima bwishimye ariko wowe ugasanga nta mahoro ufite, nta byishimo ufite. N'ibyo ugize, n'ibyo ugerageje kujyamo kugira ngo wishime, wishima by'igihe gitoya ariko ukongera ukababara, ukongera ukajya mu bihe by'umubabaro, ukongera ukumva ufite ikibazo cy'ukuntu ujya ubabara ariko ntabwo uzi impamvu. Hari impamvu ushaka kwishima ariko ntabwo bikunda. Ntugahore wibaza ku Mana wibwira yuko yaba yaragutaye, wibwira yuko yaba wowe itakuzi, wibwira yuko itakwitayeho. Oya, Imana irakuzi. Mu bo Yesu yameneye amaraso ku musaraba nawe warimo. Impamvu wumva muri wowe hari ikintu kibura mu mutima wawe ni ukubera ko hari umuntu wagakwiriye kuba urimo ariko ntago arimo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo ngo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butsinzi. Yesu ajya abasha gutanga amahoro umukene abona akagenda afite amahoro muri we kandi yaburahaye. Ukibaza ukuntu wowe ufite byose ariko ukaba still n'ubundi wumva hari ikintu ubura muri wowe, ukumva ntabwo ufite amahoro yuzuye. Impamvu yo kubaho k'umuntu ni ubusabane n'Imana. Impamvu yo kubaho k'umuntu, Imana turebeye n'aho byose byahereye muri Edeni, Imana yaraturemye kugira ngo tubane nayo, tugirane ubusabane nayo. Rero impamvu rimwe na rimwe wumva utuzuye ni uko hari icyo waremewe, hari uwo waremewe kuba wakagombye kuba uri kumwe nawe, hari uwo waremewe kuba mwakagombye kuba muri kumwe mu mutima wawe ariko ntabwo arimo. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo. Yesu ashaka kuzuza icyuho kiri mu mutima wawe, arashaka kucyuzuza, ashaka yuko nyine wumva wuzuye muri wowe. Ibyo byose, ayo mahoro ushakira ahandi ukayabura, Yesu ashaka yuko ayo mahoro uyabona ariko nta handi ushobora kuyabonera uretse muri we, nta handi wayakura uretse muri we. Kuba uzamugira ntibivuze yuko ibibazo bitazaza, ariko kumugira bizaguha amahoro azakurenza na bya bibazo. Kabaye nubwo waba ubirimo uzagira amahoro kuko uzaba mu mutima wawe wuzuye uri mu buruhukiro bwa Yesu Kristo. Yesu arimo arakomanga ku muryango wawe, ndakwingize kugira ngo wemere yinjiremo. Namara kwinjira azahanagura icyuho cyose wumva ufite mu mutima wawe, azasiba icyuho cyose wumva ufite mu mutima wawe. Icyo usabwa nta kindi ni ukumukingurira imiryango yawe maze akinjira. Yesu arifuza kugukiza ariko akeneye ko umukingurira umuryango w'umutima wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ko ibimwuzuye ari byo yaduhaye, ndetse mu byari bimwuzuye harimo n'amahoro. Rero harimo n'umunezero. Uwo munezero uwubone, umukingukire yinjira mu mutima wawe, ubashe kubona uwo munezero mu izina rya Yesu. Shalom shalom.